dukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uri hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, iyi ni Savana TV show. Reka nkwibutse gukora subscribe, sinigeze ariko ndi kumwe n'abandi, ndi kumwe n'andi mashene hano, baraza kugenda bivuga nibaza kugenda bakora ibiganiro neza. Yego nibo turi kumwe hano. Reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubona umunsi ku munsi 5 kuri 5 ivugabutumwa turi gukora rikugeraho mu buryo bworoshye. Uranyemerera nakira umukozi w'Imana turi kumwe uyu munsi tujye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Ubushize twarabanye ngira ngo twabanye neza, bakurikiye ikiganiro twagiranye numvishe ko Imana ituye muri we. Uranyemerera rero muri ikaze kugira ngo kuri uwo muntu ubwa mbere atwibwira amazina noneho tuze kubana twese tuziranye. Muri ikaze hano kuri Savana TV show. Murakoze kunyakira hano kuri Savana. Uwiteka Imana abaha umugisha mu izina rya Yesu. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Hategeka Imana Emmanuel, habura gato Imana igikora, niwe muri kumwe muri kano kanya. Imana umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uranyemerera ikaze n'abadukurikiranye muri uyu mwanya kugira ngo biyumvemo ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ku bwiza bw'Imana, tukaganira ku mbaraga zayo ndetse no gukomera kwayo. Reka nkwinginge, sinshaka gutinda ku bwa message ufite wambwiye ushaka no gutambutsa. Nkwinginge dusengera Imana kugira ngo umwuka wera ari buze kutubera umuyobozi. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Mwami, ubereye maso abagutegereje bose. Hahirwa umuntu ukwiringira Mwami, kuko umuntu ukwiringira wese ntabwo azakorwa n'isoni. Mwami, uhabwa icyubahiro kuko wongeye kudutereka kuri izi mikoro kugira ngo tuganire n'abantu bawe. Mana, nje hano kubw'ubutumwa wampaye. Uwiteka ndakwingize kugira ngo uze ube ari wowe ubamo umuyobozi. Wikorere nk'uko wabigambiriye, kandi nk'uko ndi umukozi wawe ndakumvira muri byose. Mana, nje hano kugira ngo sohoze ubu butumwa, nawe ndakwingize kugira ngo sohoze ibyawe kubw'imbaraga z'ijambo ryawe. Niwo ukomeye Uwiteka, rero nubuserukemo kandi uhereza abantu amatwi yo kumva kugira ngo bakumve kandi bakumvire, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze gutambagira muri bo, hanyuma bahembuke mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha. Amakuru rero y'umunsi umeze uti? Nimeze neza mu mwuka, meze neza mu mubiri. Ndashimira Imana. Kristo ni umwami mu buzima bwanjye, akomeje kubana nanjye rwose kandi maze iminsi ndi mu bihe byo gusenga. Uwiteka Imana ari kumwe nanjye muri byose. Ndahamya nashidikanya ko nawe yakurinze ukaba uri amahoro, ndetse n'abakunzi ba Savana Imana ikaba yarabarinze. Hari benshi bakomeza bampamagara bambwira ko badukunda, bakunda ijambo ry'Imana dutambutsa hano kuri iyi sheni. Hari abihana, hari abo Yesu agarura ku iriba, bakongera gusubira ku isoko y'ibitangaza, ku isoko y'imirimo y'Imana. Ndahamya neza rero ko nabo bameze neza nk'uko meze neza. Yego, bameze neza. Abatameze neza katubwira ngo bihangane, baraza kugira ibyo bungukira muri iki kiganiro biza kubafasha mu bibazo bafite. Hanyuma reka rero muri uyu mwanya twinjize ijambo ry'Imana Imana nguhaye. Yego. Murakoze cyane kumpa ikaze. Ikaze mu mpaye ndaryishimiye. Ntabwo nshaka ko uyu munsi dutinda, ahubwo nshaka gusohoza message Imana yampaye. Ni message ifite ibisobanuro kandi ifite icyo ishaka kuvuga ku bantu b'Imana. Twihute dusome Zaburi ya mbere, igice cya mbere. Zaburi ya mbere, hanyuma dusome igice cya mbere kugira ngo twumve ubutumwa Uwiteka Imana yaduteguriye, tubashe guhemburwa n'ijambo ry'Imana. Twihuse, ijambo ry'Imana riravuze riti: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi,
ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Imana yacu iduhane umugisha. Imana ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. N'ubundi turihuta na mesaje. Dusome Yakobo igice cya 5. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1. Kumva icyo Uwiteka akomeza kuvugana nawe. Mwamuhabwa icyubahiro. Uri Imana muri byose mu izina rya Yesu Kristo, kandi ushobora ibyo abantu batashobora. Uhimbazwe kuko uri byose. Twihute dusome ijambo ry'Imana. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1. Twumve icyo Uwiteka avuga. Muraza kwihangana, nahawe ubutumwa kandi bwanditse ahantu henshi hatandukanye, turagenda twihanganirana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kubona. Ubutunzi bwanyu burabaze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'inzige. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubihamya. Izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Imana iduhane umugisha. Nezerewe Uwiteka Imana, we wampaye akanya ko kuboneka hano n'ubundi kuri uyu muyoboro kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Ubundi mbere na mbere Imana, ubuzima butari n'Imana ni ubusa, ariko ubuzima buri n'Imana buba burimo imigisha, amahoro, gutuza, umutekano, ndetse niho ubuhungiro buri. Imana isumba byose ndayishimiye. Ubwo nari niherereye ndimo gusenga Imana yampaye mesaje ngomba kugeza ku bantu. Kandi Imana iracyavuga, kandi Imana iracyakora. Imana iracyasohoza amasezerano. Imana niyera muri byose. Amen. Hanyuma Uwiteka Imana Nyiringabo afite umugambi mwiza ku bantu be. Iryo ni ijambo rya mbere. Ariko umugambi mwiza umuntu yakwibaza ngo nugendanye n'icyo umutima w'umuntu wifuza. Ntabwo ariko biri. Ahubwo umugambi mwiza nugendanye n'icyo Imana yifuza. Imana ihabwa icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza iki? Imigambi y'ababi. Ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakubanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimiye, kandi akaba ariyo yibwira, ndetse ku manywa na nijoro. Ndimo gusenga ndabonye ibintu bitatu kandi bikomeye. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Nabonye abanyamasengesho benshi, abahanuzi benshi, abapasitoro benshi, abavugabutumwa benshi bari ku musozi. Kandi nabonaga uwo musozi ari umusozi muremure cyane, umusozi muremure pe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nubwo bari abantu bari ku musozi, ariko namaze kubakura mu rwuri rw'intama zanjye. Ndashaka unyumve witonze,
kandi ibi bintu biha agaciro. Sinzi impamvu iyi message yaje gutya. Imana ishimwe. Hanyuma Imana irambwira ngo yamaze kubakura mu rwuri rw'intama za. Hanyuma ngiye kubona mbona habaye umuyaga mwinshi, kandi uwo muyaga mwinshi mbona urimo uragenda uhuha, ariko uhuha mu maso y'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo bariya abantu ubona barimo basangwa n'uriya muyaga, Imana irambwira ngo ni ifuhe ryinshi Imana ifitiye abantu. Icya mbere, abo bakozi b'Imana, Imana ibafitiye ifuhe. Kabiri kandi, abantu bamenye Imana ariko barayimenyera, abo nabo Imana ibafitiye ifuhe. Imana irambwira ngo ibateje umuyaga w'ikubaga, kandi umuyaga utunguranye. Imana ishimwe. Kandi uwo muyaga Imana irambwira ngo uwihuse vuba kubageraho, wihuse vuba kubageraho, kandi kubageraho uko niko imitima yabo igiye kwahagira ikabura amazi yo kunywa. Imana ihabwa icyubahiro. Sinzi uburyo bishobora kugenda, Uwiteka Imana akigarura ku bitekerezo bye cyangwa akigarura ku mugambi we. Hanyuma ngiye kubona mbona afite ikivomesho, mbona mvuye kuvoma. Imana irambwira ngo fata icyo kivomesho, hanyuma ugende ugihereze, cyangwa se ufate amazi wavomye uyasuke. Imana ihabwa icyubahiro. Numara kuyasuka, Imana irambwira ngo hari abantu bamaze kugumwa, hanyuma abo bantu babone guhembuka bitewe n'ayo mazi umaze kuvoma. Ikivomesho ngiki Imana nabonaga afite inyenga, kandi nabonaga nyikoreye. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uko nabonaga nyikoreye, nabonaga harimo n'abandi bari kunsanga. Imana irambwira ngo hateye umuyaga mwinshi, kandi umuyaga mwinshi uzahuma abantu mu maso, umuyaga mwinshi uzateza abantu urujijo, abantu bakabura ahantu bahungira umuyaga, abantu bakabura ahantu bicara kubera ko umuyaga uzaba uhari. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko iki kivomesho nikoreye, haleluya, beniste fo egadima edostifo egadima. Iki kivomesho nikoreye kirimo umuti, kirimo imbaraga z'Imana, kirimo ubuhungiro bw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yambwiye ngo abakozi b'Imana benshi ibivomesho byabo byuzuye ubusa. Nabonaga nta kirimo, nabonaga barataye Imana, nabonaga barataye umurimo. Edostikotebewa. Kandi Imana irambwira nubwo benshi edostikotibevo egadima, Imana yigeze ivugana nabo, Imana ibaha amasezerano, Imana ibaha icyo kuvuga, ariko icyo bahembuza abandi bagihembuza inda zabo, bagihembuza imibiri yabo, bagihembuza amarari yabo. Imana irambwira ngo edostikotede benezaniha eshido pedestifo egadi. Imana irambwira ngo edostifo egadima, ubuhungiro bwabo bw'abakozi b'Imana benshi bwari bwarabaye kuri YouTube. Imana irambwira ngo dostikotide benega, kubera ko Imana yabacyashye ariko bakanga kuyumva, ariko bakanga kuyumvira. Imana yahatanze ibimenyetso byinshi, banga kuyumvira. Dosipefo egadima. Imana irambwira ngo ubuhungiro bwari buri kuri YouTube, aho naho Imana ihaciye abakozi b'Imana. Dosikotide benegi, kuko biyitirira izina ryayo, ariko dibevo egadima. Bava kuri kamera bagakora ibisi, bava kuri kamera bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bava kuri kamera bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana irambwira ngo edostikotide benegi. Imana ihagurukije amaboko, edostikotide my God.
yo kurwanya abahanuzi edikotide benegide, yo kurwanya biyita abakozi b'Imana ariko nyamara atari bo. Benise fo egadima, Imana irambwira ngo shadi benegide ma adipe fo egadima, umuntu wese wumva Imana akaba akunda Imana, akaba akunda gusenga, akaba akunda abanyarwanda, akaba akunda edostikotide megide, afata umwanya asenge dokite benegide ma, kubera ko Satani shodizani godi yamaze kudima eshadiga, yamaze kuzana edidigide uruzabibu rwe harunyanyagiza mu gihugu. Niko Imana yambwiye dopita stifo ega, kandi urwo ruzabibu rukamuye imbuto nyinshi z'abantu b'Imana, rukamuye imbuto nyinshi z'abakozi b'Imana, rukamuye imbuto nyinshi z'abiyitiraga izina ry'Imana. Imana irambwira ngo abantu bitwaga kodi benegide ma bigeze bavugana n'Imana shadi gadi ma, basigaye bavugana edibe vone gadi n'ibijyanye n'irari ryabo. Imana yo mu ijuru irambwira ngo no pera forez anima ashide gadi ma dostikotide my god. Abantu babe maso, abantu basenge, kubera ko habayeho ibihe byinshi kandi bikomeye. Habayeho ibihe edobine gide byo kujarajara, habayeho igihe umuyaga ugiye guhuha, kandi n'umwana uri mu nda azumva umuyaga ugiye guhuha. Umwana uri mu nda azumva edokide bode gide ma shadi penestifose, azumva guhora k'Uwiteka, kubera ko Uwiteka ahanganye edipefo ega shadi gadima n'abantu edisifo ega bamenyereye izina rya edikotidebo. Imana irambwira ngo edisima egadi, abantu batinyaga ibizira, ariko ibyo batinyaga ubu barabiziruye. Imana irambwira ngo abantu babaye inkoramahano, abantu babaye inkoramaraso, Uwiteka Imana arambwira ngo arabaziye, arabaziye. Nabonaga abantu benshi edokide bone gide, ubwo umuyaga nabonaga uri guhuha esha benefo ega, nabonaga bamwe bata imyenda, nabonaga bamwe bata ubutunzi bwabo, nabonaga bamwe bata ibyo bari biringiye, nabonaga bamwe bata amamodoka, nabonaga bamwe edostipefo egadi shadi benegide, nabonaga umubyeyi agenda atajyanye n'umwana. Imana irambwira ngo edostikotide benegide, kuko abantu bimuye Imana bakimika ubutunzi bwabo, bakaba aribwo bashira imbere. Imana irambwira ngo iraje, Imana ije guhemba, Imana ije no guhana, Imana iraje guhangana n'abantu, Imana iraje abantu baze kuyumvira. Imana yambwiye ngo iki ni cyo gihe cyayo cyo kugira ngo ishyireho edostipefone gide mayi shadi zone gide mora. Amasezerano yavuze, Imana yambwiye ngo Imana yaravuze, ariko abantu barayimenyereye. Uwiteka Imana yambwiye ngo ibi ntabwo ari ibisanzwe, ibi ntabwo ari ibisanzwe edostikotide mayigome, ibi ntabwo ari ibisanzwe. Uwiteka Imana yambwiye ngo adibefone zanikodi, ibi ntabwo ari ibisanzwe. Iki ni cyo gihe cy'Imana. Imana yambwiye ngo nize ntangaze edostikotede binigide shara benestifose ngo didi binigide ati dore shade koti pefo egadima, nize ntangaze edivo egide mora. Imana irashaka ko umuntu wese yubura ikivomesho cye edokite boneza anima akongera akakikorera, kubera ko abantu bararambitse, kubera ko edokite benezaniho abantu bararambitse, abahanuzi bararambitse, abavuga butumwa bararambitse edostikotidibo, abantu bimitse ibyaha. Imana shadi gadimo edikotibe vonima eshide gadi biniha. Imana yambwiye ngo edibe vone gide, nimwongere mwikorere, mwikorere ibivomesho, nimwongere mwikorere ibivomesho byanyu. Imana ibakiza akaga n'amakuba bigiye gutera. Amen. Hello pelastifose gadima. Hanyuma shadi gadiho
Imana yambwiye ngo nimara gutambutsa iyi mesaje, soma ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana, ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu hose ho mu ijuru. Iryo ni ijambo Uwiteka Imana yambaye. Imana yambwiye ngo edostifo egadi bone gideho. Imana ishaka ko abantu dosifo egadima batwara intwaro, kubera ko bararambitse bongera gufata edostifo segadima, bagafata intwaro zabo bakongera kubonana n'Imana, bakongera guhura n'Imana. Niko Uwiteka Imana yambwiye, kubera ko edikotifo egadima, Imana yambwiye ngo Satani yamaze gutera uruzabibu kandi arutera muri iki gihugu. Imana irambwira ngo umuntu wese ashaka ubuhungiro, niko Imana yambwiye, kandi ubuhungiro nta handi buri, ubuhungiro buri mu Uwiteka. Niko Uwiteka Imana yambwiye. Dose kotibevo egadima, ubuhungiro mvuze dokitebe evo egadima, ubuhungiro mvuze ndagira ngo mubwire ko ubuhungiro ntabwo ari ugufata ibyo wari utunze ngo wikorere ku mutwe ugende, ahubwo ubuhungiro ni ugushaka mu maso y'Imana, kubera ko edostikotide bene gide eshide mayiga. Nabonye abantu benshi bajarajara, nabonye abantu benshi biruka, nabonye abantu benshi badafite edipefo egadima, badafite icyo gufata. Icyo umuntu ateruye asanga kiremereye, akabona kiramutinza akiruka. Imana irambwira ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana wo kurwanya Satani ni ukwisha mu Uwiteka, ni ukwisha ku Mana, ni ukongera gusenga. Kandi bibaye byiza edokide bone sinima, umuntu wese ukunda eshide mene gide, ukunda amahoro, ukunda ituze, ukunda kumvira Uwiteka, yafata umwanya wo gusenga. Shatse wafata iminsi 3 ugasenga Imana. Uwiteka Nyiringabo agahagarika edopita stifose no pidevo ega. Ahari Imana yakwisubiraho, Imana kuri uwo muyaga nabonaga igatanga ihumure edifo egadi. Izina ry'Uwiteka rigakora imirimo yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Turashoje, ndumva subikiye aha ngaha. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abishimire. Ndahamya ko ntacyo nongereye, ndahamya ko nta n'ikindi ngabanyije. Uko Uwiteka Imana yabimbaye uko niko mbitanze. Amen. Reka senga Imana. Imana ihereza abantu imbaraga zo gusenga, kuko nabonye ko gusenga ari intwaro ijya ikinga imigambi yose y'abadayimoni. Mwami Yesu Kristo, ndambuye ijwi ryanjye mu izina rya Yesu. Ndasengera Mwami buri muntu wese wumva ururimi mvuga mu izina rya Yesu. Mana Uwiteka, niwe wampaye iyerekwa, niwe wambwiye ngo nze ntangaze ubu butumwa mu izina rya Yesu. Nta bwoba afite, ahubwo nizeye neza ko Uwera wa Isiraheli, abantu kumvira ijambo ryawe bashobora guhindukira mu izina rya Yesu, bakegura intwaro zabo, bakegura ibivomesho byabo, bakongera bakegerana nawe mu izina rya Yesu. Ugahagarika mu izina rya Yesu imbaraga Satani yifuza ko zatera buri muntu wese waretse ijambo ryawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha. Amen. Kandi Imana igukomeza amaboko. Amen. Za message utambukije kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Nukuri Uwiteka akomeze akwagura no gukomereza amaboko muri byose. Turi kugana ku musozo. Reka mwinjye kudana za telefone kugira ngo umuntu wese wifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe aze ko n'ukuntu aguhamagara. Murakoze cyane. Wifuza gusengana nanjye, ushaka kwihana,
wumva ko Uwiteka hari icyo yakora mu buzima bwawe, ariko mbere na mbere wakiriye agakiza, wampamagara kuri nimero yanjye ni 078 51 55 33 078 51 55 307 nyandikira, hanyuma wakira ubwami bw'Imana muri wowe. Uwiteka gukiza ibyago n'amakuba bigiye gutera isi. Amen. Amen. Nawe rero ciao ciao.